Kazuba na Derek aba ni abana bakiri bato ariko bafite abantu benshi babakunda kandi babakurikirana kuri social media nyinshi zitandukanye. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ariko ndagira ngo tumenye amateka ya nyayo asesenguye kandi asobanutse ya couple eshanu zikunzwe cyane mu Rwanda kurenza izindi. Nasereri na Rwango njye mbakunda nkuko mu nkunda ni ngabo y'isonga ku isonga. Nk'ikimenyetso cyo kudushyigikira wowe kanda subscribe, share, like ndetse na comment tujye tubana muri video zacu za buri munsi. Tudatinze cyangwa ngo twivurugute mu magambo, ku mwanya wa gatanu hari couple bita, iyi couple bayita inyenyeri yatsi karenga isanzure, ni couple ya Dore ndetse na Pamela. Iyi couple ya Dore na Pamela, iyi ni couple nziza kandi yinjiza ibyishimo mu mitima y'abantu benshi. Twebwe iyo tudatinze turatebuka. Ku mwanya wa kane tuhasanga couple bita, iyi ni nka couple wakita ukuri kwa romance, kuko iyi ni couple isa nk'iyamanutse mu ijuru ikaza guha urugero izindi nkundo zose zibera mu isi. Abanyarwanda bamwe bagira uti buriya nazibana zidakomana amahembe. Iyi mbabwira ni couple ya Vestina ndetse na Idris. Nkuko nabibabwiye mbakunda nkuko mu nkunda. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga couple ya Tukowete ndetse n'uwo bita Kibasumba Teresa. Aba bombi ni abakinnyi biyeguriye gukina sinema nyarwanda, bakunzwe n'abantu benshi ndabikubwiye. Ibyo utekereza nibyo. Tugiye kugera ku musozo w'iki kiganiro. Ku mwanya wa kabiri wenda gusatira uwa mbere turahasanga couple bita Aje Amakotero cyangwa umwite Morodekayi n'umukunzi w'ubu ngubu bitegura kubana. Kuri ubu ngubu barimo baritegura ubukwe bwabo. Abanyarwandakazi, ku mwanya wa mbere hari couple ikunzwe n'abanyarwandakazi ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange bya nyabyo. Nkuko nabibabwiye, iyi ni couple y'abana bakiri batoya ariko bafite influence ikomeye muri uruganda rwa sinema nyarwanda. Kazuba na Derek, iyi ni couple y'abana bakiri bato ariko bakunzwe n'abantu benshi. Iyi niyo couple ya mbere ikunzwe muri uru Rwanda. Ndagushimiye twabanye muri iki kiganiro. Ujye ukomeza kwiyumvamo ikaze hano kuri Blessed TV. Nasereri na Rwango njye mbakunda nkuko mu nkunda ndi ngabo y'isonga ku isonga. Nk'ikimenyetso cyo kudushyigikira wowe kanda subscribe, share, like ndetse na comment tujye tubana muri video zacu za buri munsi.